Twongeye kubasuhuza mwebwe mukomeje gukurikirana filime yacu Inzira y'Umusaraba. Tugeze kuri season ya 4 episode ya 6. Reka twigire mu rugo kwa Rugema, aho Rugema yari yicaye muri salo yicaranye na Fabiola hamwe na Isimbi. Nuko umuntu arakomanga, baramubwira ati karibu. Bagiye bakubona babonana icyusa winjiye, maze Isimbi na Fabiola maze barumirwa. Nuko Rugema aramubwira ati cyusa karibu. Nuko cyusa arinjira, amaze kwinjira asuhuza Rugema. Rugema aramwikiriza amuha akaboko. Ageze kuri Fabiola amuha akaboko ariko akamuha atabishaka, akamuha afite umujinya ahekenya iryinyo ku rindi. Nuko ageze kuri Isimbi amureba nk'ikimbwa yanze. Nuko ariko cyusa arakomeza amuha akaboko nawe. Nuko Isimbi akamuha ku bwa buremba akamuha atabishaka. Nuko cyusa biramucanga. Gusa nubwo cyusa yari yaje muri uru rugo, yari yaje yikandagira afite isoni ndetse n'ikimwaro kubera ibyo yakoze. Nuko cyusa akimara kwicara, nuko Fabiola arifata aravuga ati ariko uru rugo ni urwa Rugema, uru rugo ni urwa cyusa, uru rugo ni urwa Nkubito, uru rugo ni urwande. Nuko Rugema ahita acecekesha Fabiola. Nuko Rugema abwira Fabiola ati tuza tumenye ikiri kugenza cyusa, ati reka tumutege amatwi twumve ikimugenza. Ubwo cyusa nawe yari yicaye muri salo yicaye iruhande rwa Rugema ariko afite ipfunwe n'isoni. Isimbi nawe yari ari aho ngaho arimo kwitegereza cyusa iri jambo agiye kuvuga, yewe ategereje n'ikintu cyaba kiri ku mutima agenda muri uru rugo. Nuko Rugema abaza cyusa ati cyusa amakuru? Nuko cyusa aramubwira ati ni meza. Nuko cyusa arababwira ati mbere na mbere mbanje kubashimira ko mwanyemereye ko ninjira muri uru rugo. Ati nubwo narujemo mfite isoni ndetse n'ipfunwe, ati ariko nongeye kubashimira kuba mwanyemereye ko nicara hano nkicarana namwe muri iyi salo. Ati kuko nongeye gutekereza kuza hano, ati kubera ko hano hari amaraso yanjye, ati kubera ko hano hari umwana wanjye. Akivuga ijambo umwana, Fabiola yise yumirwa ahita arakara ahindura isura. Nuko Isimbi ahita ahaguruka arikubita ariko agitera intambwe ebyiri. Nuko Rugema ahita amubwira ati Isimbi urajya hehe? Garuka hano tumanze twumve ibyo cyusa avuga, nawe banze wumve nimba ibyo avuga ari byo cyangwa atari byo, cyangwa se nimba bifite ishingiro, nawe ugira icyo urenzaho ubone kugenda. Nuko Fabiola aramubwira ati ariko wibuke ko Isimbi afite umwana kandi umwana araryamye kandi akeneye konka. Nuko Rugema aramubwira ati araba mwonsa nabanze yicareho iminota mikeya yumve cyose icyo avuga. Ati kuko ibyo avuga cyusa Isimbi nawe biramureba. Nuko Isimbi aragaruka aricara, ariko yicara aticaye, yicara atabishaka, yumva adashaka kurebana na cyusa mu maso. Nuko Fabiola ahita abwira Rugema atari kurumva iryo jambo cyusa avuze ngo yaraje kureba umwana we. Nuko Rugema ahita abwira cyusa ati cyusa ati komeza. Nuko cyusa aravuga ati ndacyakomeje kubashimira, ati kuba mwanyemereye kumpa uyu mwanya nkaba nicaye hano, ati gusa nkomeje kubasaba imbabazi, ati kuko ntago nababereye imfura, ati ntago nababereye umwana mwiza narabahemukiye, ati nabaye ikigwari cyane mu buryo bugaragara, ati ndasaba imbabazi kandi by'umwihariko ndazisaba Isimbi, ati ndamusaba imbabazi cyane kandi by'umwihariko nk'umuryango wa Isimbi muri rusange ndabasaba imbabazi narabahemukiye. Ese izi mbabazi cyusa ari gusaba famiye ya Isimbi azazihabwa? Ese izi mbabazi cyusa ari gusaba Isimbi kadashaka kumwumva cyangwa se kumutega amatwi, izi mbabazi Isimbi azazitanga? Ese Fabiola ko ndayasisiye adashaka kumva na gato cyusa, Fabiola azagera aho ngaho acishe makeya yirengagize bifu asanzwe afitanye na cyusa, yewe bamubabarire? Cyusa biramukomereye ahangaha ari gushaka gusaba imbabazi, naho amenye yuko umwana Isimbi afite ari uwe. Wibuke ko mbere yamwihakanye akavuga ati si uwe, uyu mwana si uwanjye, ariko aho avuye gupimisha DNA yahise abona ko umwana ari uwe, none ari gusaba imbabazi. Ibi akaba ari bya bindi abanyarwanda baciyemo umugani ngo wibuka urutereko washeshe. Ese imbabazi azazihabwa? Reka dutegereze episode ikurikira, ni muri season ya 4 niyo turi kureba episode ya 6, ubwo tuzareba ko imbabazi azazihabwa cyangwa atazazihabwa muri episode ya 7. Reka dukomeze dusesengura cyangwa tuganira mu byaranze episode y'uyu munsi, episode ya 6. Reka dukomeze twiganira kuri episode ya 6
aho Fabiola yari ateruye wa mwana wa Isimbi maze asohoka hanze arangaguza areba hirya no hino, ubona agaragara nk'umuntu usa nkaho agiye gukora ikintu kibi, kuko ukuntu yarebaga n'ukuntu yarangaguzaga agenda yomboka byagaragaraga ko ari umuntu ugiye gukora ikintu kidasanzwe. Nuko Fabiola atera intambwe imwe ebyiri ahita acakirana na Cyusa, akijya kurenga geti ahita acakirana na Cyusa. Nuko Fabiola aratungurwa arikanga, ariko ahita yiyengagiza arijijisha. Cyusa ntiyamenye umugambi Fabiola yari afite, ndetse natwe twarebaga iyi filimi ntabwo twamenye ngo Fabiola yari afite iyihe gahunda. Nuko Cyusa aratungurwa avuga ati wayi, kubera iki uyu mwana uri kumusohokana hanze muri iyi mbeho? Nuko Fabiola asubiza Cyusa ati ibyo ngibyo uri kubimbaza nkande? Uri kubimbaza mu buhe buryo ko uyu mwana aba muri uru rugo akaba ari njye uhorana nawe umunsi ku munsi, akaba ari njye umurera, ibyo urabimbaza nkande? Nuko Cyusa aramusubiza ati ubundi se wowe ufata uyu mwana nkande? Ati ko nzi ko amaraso yanjye utayakunda, ko nzi ko amaraso yanjye uzirana nayo, uri guterura umwana wanjye mu buhe buryo? Nuko Cyusa abaza Fabiola ati mama w'uyu mwana ari he? Isimbi arahari? Nuko Fabiola aramubwira ati ibyo ntabwo bikureba, kuba Isimbi ahari cyangwa adahari ibyo ntacyo bikurebaho, ati kuko uyu mwana nanjye meze nka nyina. Nuko muri ako kanya Cyusa na Fabiola uko bari guterana amagambo ku mwana, ako kanya Isimbi yahise aza yirukanka asanga Cyusa ateruye umwana. Nuko Isimbi ahita amubwira ati mpereza umwana wanjye yageze mu maboko yawe ate? Nuko Fabiola ahita aceceka agwa mu kantu arijijisha, ariko yigira nkaho ibyo bintu ntacyo abiziho. Nuko Cyusa abona Isimbi ariseriye, maze Cyusa aramubwira ati ngaho itonde guha umwana neza, ati ariko nanga amahane yanyu. Nuko Isimbi abwira Cyusa ati Cyusa ndavuze ngo mpereza umwana wanjye. Nuko Fabiola ahita amubwira ati ngaho mu mwana we. Nuko Isimbi abaza Fabiola ati ariko ubundi uyu mwana yageze hanze ate? Nuko Fabiola bitabwira Isimbi ati ngiye se ndabizi ukuntu uyu mwana yageze hanze, ati ngiye ko nsigaye mbona Cyusa asigaye yirirwa hano hanze asirikira, atubanza ashaka kumwiba, ati kuko n'ubu ngubu nsanze yari amufite, atubanza yari agiye kumwiba yari amujyanye. Kumbi wumve Fabiola yahise abihindurira kuri Cyusa. Fabiola ati mufatiye hano ku gipangu, ari gukingura geti yari amutwaye yaramwibye. Nuko Isimbi ati ubu ngubu kandi ngiye nahamagara polisi. Nuko Isimbi araza abwira Cyusa ati mpereza umwana wanjye. Nuko Fabiola ahita avuga ati tanga umwana w'abandi. Nuko Isimbi afata umwana, amaze kumufata nuko aravuga ati ngenda babaye kuba umuntu nk'uyu nguyu amfatira umwana. Nuko Fabiola abwira Isimbi ati nanjye sinzi ukuntu yamufashe, ati kuko mufatiye hano hanze yari amaje kumwiba, yari agiye kumutwara. Ese ni iyihe mpamvu Fabiola kare wasohokanye uyu mwana? Ni iyihe mpamvu imuteye guhita abeshyera Cyusa ari kumwe na Isimbi, akamubeshyera ko ari we wasohoye uyu mwana, kandi twese tubizi ko ari Fabiola wari wamusohoye? Nuko Isimbi n'umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi ahita abwira Cyusa ati Cyusa, ati n'undi munsi, ati nimba uzi ko ufite umugambi wo kuzanyibira umwana, ati ukaba ushaka ko umuryango wawe wose uzagwirwa n'ibibazo, ati uzongeye gutekereza kuza kunyibira umwana. Nuko ako kanya Cyusa akimara kubyumva avuga ati ati ngewe sinari nje kwiba umwana. Nuko Fabiola ahita amubwira ati si wowe wamusohoye, si wowe wari umutwaye, sindi umugutesheje. Nuko Cyusa abura icyo avuga agwa mu kantu, maze Fabiola arakomeza amwemeza ko umwana ari we wari wamusohoye. Nuko Fabiola abwira Isimbi ati none areba nabi bya bindi byawe byo kureba hirya no hino ugenda ngo ugiye kurya n'iki, uzasohoka usanga umwana Cyusa amutwaye. Wumve ko iyi ni gahunda Fabiola afite yo kuzaburisha umwana cyangwa akamugirira nabi, hanyuma bikitirirwa Cyusa. Isimbi ntashaka kumva ko Fabiola ari we wasohoye umwana, ahubwo ari guha agasopo Cyusa ati ntuzongere kunkorera ku mwana, nta muntu uguhaye uburenganzira. Nuko Isimbi ahita yikubita ajyana umwana mu nzu, maze Cyusa aramuhamagara ati Isimbi. Nuko Cyusa ariyumvira aravuga ati mbega Isimbi w'umupfapfa. Nuko agaruka imbere ya Fabiola aramubwira ati ese ubundi wowe uriya mwana wari umujyanye? Nuko Fabiola areba Cyusa arangije aramubwira ati iki ni igitego nkutsinze, ati wabibonye, ati ubu tayari maje kuguteranya n'umugore wawe, ati nta nubwo yakongera kukumva, nta nubwo yakongera no kukwizera. Tayari wumve ko Fabiola ubwo afite umupangu kuri uriya mwana ndetse na Cyusa. Nuko Fabiola abwira Cyusa ati ubu nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma wongera kubona uriya mwana, ati kuko wakoze ikosa. Nuko Cyusa ahita amubwira ati ati none se urashaka kumwica? Arangije Fabiola abwira Cyusa ati iki nicyo gitego cya mbere ngutsinze, ati wakoze ikosa ryo kumpambira hariya, ati uburibwe wansizemo unsiga hariya, ati nanjye ngiye kubugusubiza nihorera ku mwana wawe, ati ibyo wankoreye ngiye kubikuba kabiri. Nuko Cyusa ahita abwira Fabiola ati hangana nanjye ureke guhangana n'umwana wanjye, ati urumva wanjijiwe,
Reka twigarukire kwa Rugema, aho Rugema yari ari kuvugira kuri telefoni yihishana ku nkingi y'inzu. Nuko ako kanya Fabiola ahita aturuka inyuma hirya aza amwumviriza. Rugema yari ari kuvugira kuri telefoni avuga ati yego namaje kubisetinga, ubu ngubu ibintu bimeze neza. Ati yewe n'imodoka iri mu nzira, ati iri hafi kubageraho. Ibyo byose ari kuvuga niko Fabiola ari kubyumva, yari ari kumugenda rubavu. Nuko Rugema abwira abo bantu bavuganaga kuri telefoni ati mwebwe mugende mufate mama Iribagiza, ati mumufatane n'imyenda ye muyipakinge, ati mumushyire mu modoka muhite mumujyana hahandi naberetse. Ati nimumugezeho mumbwire, ati ibindi byose ndaza kuba mbyikurikiranira. Ati nimwibagirwe n'ikintu na kimwe, ati ibintu bye byose mubijyanane nawe, ati turaza kuvugana nta kibazo. Ako kanya akiva kuri telefone ahita abona Fabiola amuhagaze imbere, ahita yijisha, ahita amubwira ati ese nawe wari uri hano? Ati Fabio, ati biteze. Nuko Rugema arijijisha ati aya madiru nayo hataraza kunsaza. Nuko Rugema abaza Fabiola ati ese kutavuga ukaba uri kundeba gutyo, bimeze bite, habaye iki? Nuko Fabiola areba Rugema mu maso arangije aramubwira ati Ruge, mbabarira umbwire mama Iribagiza uza ahantu ari? Nuko Rugema ahita avuga ati reka timuguki, reka ntabwo nza ahantu ari. None se ntiyapfuye? Nuko Fabiola aramubwira ati ngiye ibintu byose wavugaga kuri telefone nabyumvise, ati rero mbwiza ukuri ugabanye ikinyoma. Nuko Rugema abwira Fabiola ati ariko ibyo bintu wirirwa umbwira ko ntabyotse. Nuko Fabiola aramubwira ati we mbwire buri kimwe cyose kuko ngenda bizi neza ko mama Iribagiza ari wowe muntu uza ahantu ari. Ati kuko numvishe uvuga ko ugiye kumwimura, aho hantu ugiye kumwimurira ni hehe? Nuko Rugema amwamwanya Fabiola aramubwira ati bumvishe nabi, ati usanze ndi kumentioninga izina mama Iribagiza, ati ndi kuvuga imitungo ye, ndagira ngo nyikurikirane menye ukuntu ihagaze, ati nyishyire no muyo ndi gukurikirana muri iyi minsi. Fabiola yanga kubyumva aramubwira ati ibyo wavugaga byose nabyumvishe, ati kandi ndanabizi ko ari wowe ubiri inyuma. Wumve ko Fabiola arashaka kumenya ukuri. Ese Rugema azagira hamubwiza ukuri? Reka dutegereze episode ikurikira. Abatumwe kuri mama Iribagiza bamugezeho aho yari yegamye ku nkingi y'inzu hano afite imbago, yari arimo yiyumvira nk'umuntu ufite ibibazo. Inyuma ye haturuka abasore babiri baza bomboka bafite amabuye, ndetse umwe afite n'agatambaro gatukura. Bakomeje gutera intambwe bamwegera, bagenda gake gake bomboka, maze bamugezeho umwe ahita amupfuka agatambaro gatukura ku munwa. Ako kanya mama Iribagiza yahise asinzira. Ako gatambaro bamupfutse ku munwa baza kare karimo imiti isinziriza we. Nuko amaze gusinzira bahita bamuterura maze baramujyana. Wibuke ko abangaba ari bo bari batumwe na Rugema ngo bagende bamufate bamujyana aho yababwiye. Reka episode ya 6 tuyisoreza ahangaha, dutekereze episode ikurikira ya 7. Mwibuke ko yari season ya 4 turi kureba. Ngiye wari wabateguriye ubusesenguzi nkaba mbubagejejeho. Nyita Gatuza Kamena Inosho cyuma cyasagutse ku ndege. Niba ari ubwa mbere ubonye umurongo wacu wa YouTube channel, ibuka gukanda subscribe.